Haleluya bene data mumeze neza. Amazina yanjye ni Isaac Theophile, ni Munkorere Flowers. Abari kuri YouTube channel munkorere subscribe, share and comment. Uyu munsi tugiye kuvuga ijambo ry'Imana ryiza cyane, ni ijambo rikomeye. Uyu munsi tugiye kuvuga kubohoka. Ese warabohotse? Imana niyo ibohora. Haleluya. Birashoboka yuko ushobora kuba uboshywe mu bintu byinshi cyane, ariko tugiye gusoma ese kubohoka ni iki. Tugomba kubohoka tukumva tubayeho mu munezero, tubayeho mu bintu byiza mu buzima cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Luka igice cya 4:18. Turongera dusome muri Yohana 8:36. Twongere gusoma kuva 3:7 kugera ku 8. Turongera dusome Abaroma 8 igice cya mbere tugeze ku murongo wa 2. Kubohoka si ugusohoka gusa, ahubwo kubohoka ntago kubohoka ari ugusohoka gusa mu bibazo by'umubiri, ahubwo ni ugukurwa mu bubata bwose: icyaha, ubwoba, agahinda, akarengane n'imbaraga z'umwijima. Yesu yaje kubohora ababoshywe nk'uko bivugwa muri Luka 4:18. Muri Luka 4:18 haravuga ngo muri Luka 4:18 nk'uko havuga twaje kubohoka. Urumva, Imana yumva gutaka kw'ababoshywe. Uyu munsi ushobora kuba uboshywe mu bata bwa Satani, ushobora kuba uboshywe mu byaha, ushobora kuba uboshywe n'uburwayi, ushobora kuba uboshywe no kwirirwa uterana amatiku ndetse n'amagambo, ushobora kuba uboshywe udashobora kumvikana n'urugo rwawe, ushobora kuba uboshywe ari umuntu wo gusenya buri gihe. Ariko hano haravuga ngo kuva 3:7 tugeze ku 8 hatwereka ko Imana ibona umubabaro w'abantu bayo, ikawumva kandi ikagira icyo ikora ngo ibabohore. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amagi Imana yavuga ngo Imana ibona umubabaro w'abantu bayo, ikawumva kandi ikagira icyo ikora ngo babohoke. Haleluya. Rero kubohoka nyakuri kubonerwa muri Yesu Kristo. Iyo dusomye muri Yohana 8:3, iyo dusomye muri Yohana 8 kuva 36 haratubwira ngo ivuga iti: niba umwana ababohoje muzaba abaruhutse nyakuri. Kubohoka nyakuri kubonerwa muri Yesu wenyine, si mu bintu cyangwa mu bantu tubana nabo. Ntabwo abantu tubana nabo bazakubohora mugenzi wanjye. Ntabwo abantu twirirwana nabo bazakubohora, ahubwo kubohoka ni ijambo ni Yesu Kristo ushobora gutanga imbaraga akakubohora mu byo unyuramo. Sinita mu byo ucamo muri uyu munsi wa none, ariko ndatangaza ijuru yuko Uwiteka arashobora kukuyobohora. Uwiteka agiye kugenda ngo akubohore. Haleluya. Imbaraga z'Imana reka zigukoreho, ubuntu bw'Imana reka bugukoreho. Ni ukuri wakire kubohorwa. woboshye mu burwayi wakire kubohorwa, woboshye mu bibazo wakire kubohorwa, wowe ufite ibigeragezo n'ibibazo mu rugo rwawe
bwawe wakire kubohorwa, wowe wabuze akazi wakire kubohorwa, ni wowe inzara yishe wabuze n'icyo urya n'icyo ukora akira kubohorwa. Nta handi kubohorwa bituruka usibye kwa Yesu Kristo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu yaje ku isi kugira ngo abashe kudukiza mu gihe Satani yari yabasha kutunyaga, ngo adukure mu bibi byose, ngo atujyane mu bibi byose. Ariko Yesu Kristo aza kutubohora muri iyo ngoyi ya Satani kugira ngo tubeho twemye kandi tugendera mu kuri, tubeho twemye tugendera mu mbaraga ze, tubeho twemye twumva yuko ntawe uducira urubanza. Iyo uje imbere y'Imana ugasaba imbabazi, nta na kimwe kiguciraho iteka. Kabone n'ubwo abantu baguhagurukira bakakuvuga, kabone n'ubwo abantu baguhagurukira bagakora ibyo bashaka, kabone n'ubwo abantu bakuhagurukira isi yose igahaguruka, abo bose nta muntu wakuboha. Iyo Yesu yazanye gutabarwa, umwuka we urakubohora mu byo urimo byose. Umwuka w'Imana urakubohora mu mbaraga zose Satani yaba yaragushyizemo. Umwuka w'Imana urakubohora muri byose ushobora gucamo, kuko ibyo tunyuramo byose nibyo tunyuramo byose. Imana yose irabizi, challenge zose duhura hano mu isi Imana irazizi. Niyo mpamvu nkubwira wa mukobwa we, wa muhungu we, wa mugabo we, wa musaza, wa mukecuru we, akira kubohoka mu izina rya Yesu, akira kubohoka mu izina rya Yesu, akira kubohoka mu izina rya Yesu. Haleluya. Kubaho bisaba kwizera no kugendera mu kuri. Abaroma 8 uvuye ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 2 hatwereka ko abari muri Yesu Kristo badafite gucirwaho iteka, kuko umwuka w'ubugingo wababohoje. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Ngo niba urumva ngo abari muri Kristo Yesu ngo ntago dufite gucirwaho urubanza y'iteka, kuko umwuka w'ubugingo waratubohoje. Tuba muri uwo mwuka, tugendera muri uwo mwuka. Uwo mwuka w'imbaraga iyo ukugeze muhindura ibintu byawe, uwo mwuka w'imbaraga iyo ukugeze muhindura sosiyo y'ubuzima bwawe, uwo mwuka w'imbaraga iyo wakugezemo uguhindura ukuntu utari umeze. Niyo mpamvu ngira ngo nkubwiraga kanya, reka imbaraga z'Uwiteka ziba arizo ziguhindura. Wihindurwa n'abantu ngo bakujyane mu bibi, wihindurwa n'abantu ngo bakoshye ibibi byo gukora. Abantu wenda baricaye bakagukorera inama, bakakuvuga wenda bidakwiriye, bagakora ibyangwa n'amaso y'Imana, bagahaguruka ngo Isaka bizagenda gute, bagahaguruka ngo byagenze gute. Nta n'umwe ushobora kumboha usibye Uwiteka, niwe wambohoje, ambohoza amaraso ya Yesu Kristo. Niyo mpamvu ngendera mu mbaraga zikomeye. Haleluya. Ijambo ry'Imana muri Zaburi avuga ngo bazakorana, ngo bateranye inama, ngo ariko izo nama ntago nzaba ndi kumwe nabo, ngo kubera yuko abo bose bazajya kukuboha. Yesu Kristo aratanga imbaraga zo kubohora. Ndagira ngo ubwize ukuri uyu munsi wa none, akanya nk'aka ngaka, fata umwanzuro wo kuva mu byo Satani yakuboheyemo. Nurangiza winjire Yesu aguha umwuka, abohora umutima wawe. Iyo yabohoye umutima wawe, nta burwayi buba mu mubiri wawe. Iyo yabohoye umutima wawe, ibintu byose bigenda neza. Niyo mpamvu nkubwiye uyu munsi wa none ku itariki ya 18 umva ijambo ry'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Reka dusoze. Kubohoka ni isezerano ry'Imana uyu munsi. Yesu arababohora kandi amahoro nyakuri abamwemera bose arababohora. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire, Yesu Kristo niwe wabohora ubuzima bwawe. Yesu Kristo niwe wagendana nawe. Reka bakuvuga bavuge, reka ibyo bakora bakore. Nta n'umwe uzagutsinda uri mu mwuka w'Uwiteka. Ngewe nta n'umwe uzigera ntsinda ni mu mwuka w'Uwiteka, kuko Uwiteka yarampamagaye ampagurutsa anshyira hano ku isi kuko yaranzi. Reka kugira icyo utinya. Niba akira kubohoka uyu munsi wa none. Haleluya. Imana ibahereza umugisha. Reka turangije dusenga isengesho rigufi. Haleluya. Mana yacu turagushima kuko uri Imana ubohora. Tubohore mu byaha, mu bwoba, no
imyumvire yose tubamo tubigiriye mu izina ryawe Yesu. Bohora ubuzima bwacu, tugirire neza mwami, ababoshywe ubabohore, kandi databuje uyu munsi bagirire neza ubwoko bwawe bugirire ubuntu n'imbabazi. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, ni mu izina ryawe Yesu Kristo nizeye kuri Imana ikomeye. Amena, amena. Ndabasuhuza, shalom, Imana ikomeze kubarinda. Next video tugomba kubwiriza ijambo ry'Imana tubabwira